kuko ivuga ko aba expert benshi ariko kintu babibonamo. Ibi rero biriya Kongo ivuga ngo u Rwanda bizamera nka mugani wisega n'umwana ngo isega irandiye bajya kureba bagasanga ntiyamuriye tasbih ntabyo narinze ariko bagenda bayabara. Ubwo rero hari uvuga uturi amarisha ari muri attitude berike donc ndimo gusaba intambara, ariko abantu bamenye ko kuva isi yabaho n'ijuru intambara zibaho. Rusuferi nababwiye ko yarwanye n'Imana rubura gica, ntabwo bigeze bajya mu iduhango baganire. Urumva mu ijuru ibintu bibiri, ijuru risangiye isi ibintu bibiri n'isi ibintu bibiri, intambara n'umuziki. Ubugira n'abamarayika ngo bararirimba ariko bakanarwana. So rero abantu bavuga niba bashaka kumva batabyumva sibyo, abantu bazaragwana. Aka kantu kandi muri ikibazo impamvu gaherukiye buriya hari abantu batuva ko intambara ishoboka. Ntabwo watanga ibirombe byose Amerika ukayireherezaho Amerika ibiraje. Ariko I'm telling the truth, affaire ya Amerika izaferinga. Uwize Amerika bizamuyobana singiye kubujya, kandi niyo turufu ya nyuma Tshisekedi yarasigaranye. Iyo Amerika igira ikikore baragikoze, ariko Amerika se yakora iki? Amerika se yazana ingabo ku butaka kurwanira Tshisekedi. Real estate kigeze hehe? Batangiye gutemba. Noneho kubera guharara nk'uri w'amashara ugahita uharara wa muntu mushya mwumana n'ingi mwatangiye imishinga ukamazana ibintu by'imikino, hari igihe ahita kwerekana no yihandure kubera ka mistake ukoze ugasubira aho wahoze. Kongo na Amerika naho hasubira bakagutera ishoti. Kongo na shoti ntiyazamo. Kongo na Amerika bimeze nk'izo couple nakubwiye. Amerika setenariye n'u Rwanda w'imyaka myinshi. Urumva? Yego. Ariko Kongo kubera kwitara makeup no kugira gute mwakiri mu mugire gute ko Amerika ihora yibwira yuko bambe Kongo ihora yibwira yuko Amerika ishobora gutera umugongo u Rwanda. Ntibishoboka. Iyo umuntu yagutanze kandi ubyumva n'inkumi z'ibigana ati ishibisha wigira ugenda utera nyashi bujye mu Mombasa Nairobi, uwo ngo ndamuzi nzi code ze nzi n'iki byose, genda sha uzagaruka. Urumva? Kandi koko akagaruka y'imizi moso. Amerika irishyushya kuriya. Ariko mistake Tshisekedi atangiye kwikora udukoryorega, arimo guhindura itegeko nshinga, arimo kugira gute muri make ibintu Tshisekedi arimo, kandi abakongomano ubona ko babihagurukiye kubirwanya. Amerika izatera umugere w'inyuma igihugu bita Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sandri uwo munsi niba baye nijoro saa 9 uzampamagare, niba nguhaye uburenganzira, niba saa 7 uzampamagare dukora icyo kiganiro kuko ndabizi hari mistake, kuko nyakibi ntararabushyitse. Tshisekedi azakora futi akora amanyango umunsi umwe n'ibyo akoraga mu minembwe bya bigiye kumugwana mu minsi ishize ku minembwe yarimaze kuba ikibazo. Mfite imyaka 150 muri existence yayo tutashyizemo imyaka bakoronejwe. Urumva? U Rwanda Amerika yigenga, u Rwanda rwari rufite administration n'ubutegetsi muri kingdom y'u Rwanda bumeze neza rwose. U Rwanda rwari powerful muri aka karere. Sibyo? Yego. So ntabwo u Rwanda baza kurukara buko ubonye kose ngo rahadedera ingabo zarwo. Bazihaye ingabo zabo. Ntibafite ingabo za Amerika US Army. RDF se ingabo za Amerika. Zibaye zina hari koko. Icyo tugora rero abantu no kumva gukoronezwa na Amerika ngo yavuze ngo ishyano ryaguye. Sibyo? Akose. Nahoze mbona muzehe Tito Rutaremara rwose ndamusuje bagiye kwigera ikiganiro cyacu uze kureba tweet yanditse. Urumva? Zifite thread cyangwa se file zigeze nko ku 10 na zingahe. Arimo avuga ku bya Amerika muri Middle East n'ibintu bisekeje. Haraho yageze aravuga ati Amerika mubwira ko yatsinze iyi ntambara. Ati ko no muri Afghanistan yavuye nta kigenda. Muri Vietnam ka bitsinzwe. Ko no muri Iran za bitsinzwe. Ashyira ko defense bagatabara minembwe bagize nabi. Oya. M23 barabitubwira nyine abantu nk'abasesenguzi tukisaza hako ntago ari ibicucu. Bo bafasha ahantu bahavunikiye, sibyo? None komanda kuko mu gisirikare ntabwo mujya ntabwo ari cooperative. Oda ni oda. Urumva? Yego. Stand by. Muva hangaha murahava kuri isa mujya hangaha. Ntabwo ujya impaka ngo afande se ngo no, niba ari kujya imbere murarwana, niba ari kutsubira inyuma murasubira inyuma. Ibyo rero tubiharira iminsi n'iki byose. Gusa icyo tuvuga ntabwo tukivugira kuri M23 kubijyanye no kubaha Amerika cyane. Tubivugira no ku bakongomani bayifashe bakahereza igihugu Tshisekedi. Nese M23 yubaha Amerika. Na Kongo yayihaye ibirombe ubwo wanengande. Nembwe arimo agasuzuguro pe. Nge nanga agasuzuguro abizi. Nabonye kizaniro cyarimo kibye setetizeri mu rusengero kijya n'inka kijya n'inka z'abanyamurenge. Kira kintu cyo cyaneshije umutwe. Umusirikare ku rugamba agiye akacaginga ibyo kurya wabyumva nko muri FARDC. Kije no gucuranga sente y'abantu mu rusengero kandi nagasuzuguro kabi. Sibyo? Ariko umva ariko M23 no mpamagaye uri Kentucky asigaye bahera. M23 yisubije icyubahiro ntibayihinda byo zayo rero. Banyakuba mwe muzakira, sibyo? Ntimuzakira mwese mwishimire nyine kuba mwabonye n'intsinzi. Ese kubona Rumize Nyarugabo Minembwe ukabona uyu mugabo wa M23 Bertrand Bisimwa
ukabona aba officier general baho urumva indi nsinzi yabo yabihe kuko mu byukuri na Kitsumbiro ano ari Mbongo niho Lawrence Kanyuka na ntuze uyu wapfuye nyakwigendera Colonel Wingoma bashyiriyeho morale bafite imbunda bari bazitereje ku kintu cy'ibumbano gihari urumva ndabyibuka ahari hano Ventura yishimye se neho kubona ko abantu bishimye cyane nyine bagaserebura ni abantu bo mu nkambi y'impunzi ya Bwiza ariko social media itaratera imbere hafi na Gicanga muri Bwiza naho yakoreye udutendo ariko M23 yaraserebuye mu Minembwe kugeza ubwo Bertrand Bisimwa afata Minembwe nka icon ya liberation ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yose ijambo yavugiye. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke? Nibikira inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri $8 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 2939. Ubundi barora mu ngamba z'ubwirinzi kubera iki bazagiye noneho byose bihurijwe hamwe bikoreye hamwe ntagenda rwose. Abantu baragiye ariko subugabira subwa kabiri ngira ngo habaye Kongo ya mbere, Kongo ya kangahe kandi ahenshi wagenda kubona mu Rwanda. Nabanza nkava muri biriya bintu bya Washington Agreement ubundi nkadiringa ni FDLR kandi ibi nkubwira buriya nabyo kuri plan B birashoboka rwose. Facts on Rwanda yavuze ko ashobora gushyirwa perimetre kilometero 350 cyangwa zirenga za perimetre y'umutekano ku mutekano w'u Rwanda. Abo bantu sinzi ngo nimari babyandika Facts on Rwanda ariko njye nabona mbona bishoboka kuko ivuga ko aba expert benshi ariko kintu babibonamo. Ibi rero biriya Kongo ivanga u Rwanda bizamera nka mugani wisega n'umwana ngo Isegirandi bajya kure bagasanga ntiyamuriye ariko badayiza kumuhekenya byanyabyo. Kubera ko u Rwanda mbona gutya Sandrine ntago wazana poto ku mutekano warwo ngo FDLR ngiki n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Haje ubu ngubu koko ko nkombe baza kuri yicano. Ubu abantu bategereza FDLR izagaruke mu kibaya cya Kibumba. Bategereza kubona imiriro ya FDLR muri Nyiragongo itwika amakara icyo koza abantu bongere babone abazarendo baza gutwika amapine ku mupaka hariya abantu bongere babone ntako byavamo ariko naza soko iza kwisaza. Erega buriya ntuba nk'umuntu nkurikiye urimo kuvuga ishapure sibyo cyangwa baramasaro bya bindi bagenda baramasaro urimo kumva ndimo gukokeza intambara. Baramasaro ni rozari na rozari abasilamu se bagira rozari sibyo nyine baramasaro ninuze y'abasilamu nayizo nanze kubavuga kugira ngo muraho nta hari dialogue bananga kubavuga batavuga ngo nabazanye mu biganiro byabo ariko bayita tasbih tasbih ntabyo narinze ariko bagenda bayabara. Ubwo rero hari uvuga uturi amarisharemo ari muri attitude berike donc ndimo gusaba intambara ariko abantu bamenye ko kuva isi yabaho nijuru intambara zibaho. Rusuferi nababwiye ko yarwanye n'Imana rubura gica
ntabwo bigeze bajya mu iduhango baganire urumva iyi si ya mbere iraba iya kabiri iraba intambara nicyo kintu kimaze igihe cy'imyaka myinshi kiri ku isi cyahereye no mu ijuru mu ijuru hari ibintu bibiri ijuru risangiye isi ibintu bibiri n'isi ibintu bibiri intambara n'umuziki uburyo n'abamarayika ngo bararirimba ariko bakanarwana so rero abantu bavuga niba bashaka kumva batabyumva sibyo abantu bazaragwana aka kantu kandi muri ikibazo impamvu gaherukiyeho buriya hari abantu batuva ko intambara ishoboka kubera ko iki kigirwamana bita ngo ni Amerika abantu barimo kukibona bakora ubundi Tshisekedi urumva Tshisekedi yahereye neza yahereye ariko umukuru oxygene ya nyuma bita Samidiaras sinzi umuntu wamukomanza atari ko sha ntabwo watanga ibirombe byose Amerika ukayireherezaho Amerika ibiraje ariko I'm telling the truth affaire ya Amerika izaferinga wize Amerika bizamuyobana singiye kubya kandi niyo turufu ya nyuma Tshisekedi yarasigaranye iyo Amerika igira iki kuri baragikoze ariko Amerika se yakora iki Amerika se yazana ingabo ku butaka ku Rwanda Tshisekedi hayima se bo Tshisekedi barwana nabo hari umuntu uri contre na Amerika hari yasaba amabuye kayima sinabonye bagigagurana ya nama yabereye i Kigali y'umutekano ku mwisi ikabera mu Rwanda batetse kandi mu bigenje mute ko twatuze ko bwafatiye ibihano harimo abasore n'inkumi bagira ingeso mbi nshaka guhugura muri iki kiganiro ku umusore n'inkumi bakakundana nk'imyaka 2 cyangwa imyaka 3 ntiba ari myinshi experience bakundana nyamusore agahita yadukana kandi gakumi inkumi cyangwa inkumi kandukana kandi gasore kubera imihindo karimo ko muhereza udutima twinshi kubera ko abandi bamenyeranye ntabwo bikiri ku gatima no kubaza ikibanza muri iri Andri Real Estate kigeze hehe batangiye gutemba noneho kubera guharara nk'uri w'amashara ugahita uharara wa muntu mushya mwumana n'ingi mwatangiye imishinga ukamazana ibintu by'imikino hari igihe ahita kwerekana no igihandure kubera ka mistake ukoze ugasubira aho wahoze Kongo na Amerika aho hasubira bakagutera ishoti Kongo na ishoti ntiyazamo Kongo na Amerika bimeze nk'izo couple nakubwiye Amerika setenariye n'u Rwanda w'imyaka myinshi urumva yego ariko Kongo kubera kwitera makeup no kugira gute mwakiri mugire gute ko Amerika ihora yibwira yuko bambe Kongo ihora yibwira yuko Amerika ishobora gutera umugongo u Rwanda ntibishoboka iyo umuntu yagutanze kandi ubyumva n'inkumi z'ibigana ati ishibisha wigira ugenda utera nyashi bujye mu Mombasa Nairobi uwo ngo ndamuzi nzi code ze nzi n'iki byose genda sha uzagaruka urumva kandi koko akagaruka y'imizi moso Amerika irishyushya kuriya ariko mistake Tshisekedi atangiye kwikora udukoryorega arimo guhindura itegeko nshinga arimo kugira gute muri make ibintu Tshisekedi arimo kandi abakongomano ubona ko babihagurukiye kubirwanya Amerika izatera umugere w'inyuma igihugu bita Repubulika ya Demokarasi ya Kongo musandira uwo munsi niba yabaye nijoro saa 9 uzampamagare niba nguhaye uburenganzira niba saa 7 uzampamagare dukora icyo kiganiro kuko ndabizi hari mistake kuko nyakibi ntararabushyitse Tshisekedi azakora mafuti akora amanyango umunsi umwe n'ibyo akoraga mu minembwe bya bigiye kumugwana mu minsi ishize ku minembwe yarimaze kuba ikibazo ntabwo wambwira kuri itaba ikibazo AFC yahafata muri rwego irimo kuhafata ngo bibe bitasakuje hari umuntu usakuriza hariya bari bazi ko minembwe imaze kuba ikibazo nka nkongwa mu kigori Tshisekedi yabaye ikibazo kugeza ubwo babiganira i Londres Tshisekedi bamukuzaho baramurasa rero Tshisekedi azakora mistake one mistake single mistake irahagije ntabwo rwose bashobora gukora ubucuti bwa Amerika ku Rwanda ntabwo bishoboka ahubwo bw'ingingi ya Amerika ariko nanabonye ejo bundi ku itariki 15 bari batangiye kwandika ati ingabo zive mu Kongo ibiki n'ibiki ntibagira nicyo babivugaho ari nacyo kintu bavuze bati za Amerika nazo kigaragara cyo at Amerika niba ziriyo cyangwa zitanariyo ni za Amerika zave muri Hormuz bose bavire icyarimwe nababwira iki urumva u Rwanda si ingabo z'u Rwanda ingabo z'u ariko abantu bajya amateka y'u Rwanda ntajye murambigisha uzi ko u Rwanda uzi ko muri maturité urumva ese ubwo ndabyita maturité uzi ko u Rwanda ari rukuru kurusha Amerika ifite imyaka 250 muri existence yayo tutashyizemo imyaka bakoronejwe urumva u Rwanda Amerika yigenga u Rwanda rwari rufite administration n'ubutegetsi muri kingdom y'u Rwanda bumeze neza rwose u Rwanda rwari powerful muri aka karere sibyo yego so ntabwo u Rwanda baza kurukara buko ubonye kose ngo ruhadedera ingabo zarwo bazihaye ingabo zabo ntibafite ingabo za Amerika US Army RDF se ingabo za Amerika zibaye zinahari koko icyo tugura rero abantu no kumva gukoronezwa na Amerika ngo yavuze ngo ishyano ryaguye sibyo akose nahoze mbona muzehe Tito Rutaremara rwose ndamusuje maze kwije ikiganiro cyacu uze kureba tweet yanditse urumva
zifite thread cyangwa se fil zigeze nko kuri 10 na zingahe arimo avuga ku bya Amerika muri Middle East n'ibintu bisekeje. Haraho yageze arabatasa Amerika mubwira ko yatsinze iyo ntambara ati ko no muri Afghanistan yavuye nta kigenda, muri Vietnam ikaba bitsinzwe, ko no muri Iran izaba bitsinzwe. Urumva abantu bagira imyumvire iteye gutyo, we kubona ko warebye Hollywood cyane ngo warebye Rambo, Sylvester Stallone, ikindi byose ngo uvuge ngo Amerika ngo ni igitangaza, nta wenda guhangana nayo, sibyo? Ariko Amerika nazino nyeshyamba isuzugura nuko zitarireba mu maso, umunsi zahindukiye guke zikayireba mu maso, Amerika se kwireba mu maso yakugira itese shawajura reka bajya bakubwira ko ntibari, ariko reka mbivuge nka nkuru yaha ajya bakubwira ko ngo hari igihe nyine muri iyi minsi yashize wavuze ko hari ubwo bajya baganira nabo bababwiza ukuri bati kubera iki mudusaba kuba hari ibice runaka twarekura kandi ibi bice mu masezerano bitarimo. Nabonye aravuga ngo ibyo ngo M23 ngo yabitinyuka. Abo ni abakoroni nyine bitekerezo kuki tabitinyuka so yatinyutse kurasabona ganase na zakisanganise aho itaturitse n'irigwe harasaba umunsi nabonye kabisa John aravuga ati marshati M23 muri iyi minsi nubwo muvuga ko itinya ariko hari bwo mu minsi yashize yabwije Amerika ukuri ko hari ibice batagomba kurekura kuko mu masezerano ibyo bice bitarimo batagomba kubakuramo. Ahubwo ibyo bice ni ibihe? Ni za poezero. Abo nawe bivuga ntabwo mbizi. Umva umuntu avuze ikintu afite ahantu abikuye n'ibyo ntabyo nzi. Giwe rega sijya mfate mu 23 ngo yavuye n'ahantu gusa. Ese no kuba strategy zayo. Kubera ko arakantu dukunda kuganiraho kameze nko guhambira gufata abaturage ukabahambira kuri mu 23 n'ibibazo byabo n'ingorane zabo. Ntabwo ari bibi ku busanzwe bigenze gutyo. Ariko mu 23 baratubwira ngo umunyamakuru mwiza nuriho. Sibyo? W'intwari. Ntabwo mu 23 intwari ari yagiye gushira mu mashyamba idafite imibare. Ese Sandrine uri umusirikare. Kampani iraguteye ufite paratoni uraguma kuri uwo musozi ushaka iki? Ni kibazo. Noneho se ubu ninde muntu utabona yuko hari imbaraga mu 23 ashyize mu minembwe. Nese imbaraga zaje mu minembwe ntahandi zavuye. Aho zaturutse se bahavuye kuko wenda bakashyira ruguru defense bagatabara minembwe bagize nabi. Oya. M23 barabitubwira nyine abantu nk'abasesenguzi tukisaza hako ntago ari ibicucu. Bo bafasha ahantu bahavunikiye sibyo? None komanda kuko mu gisirikare ntabwo mujya ntabwo ari cooperative. Oda ni oda. Urumva? Yego. Stand by. Muva hangaha murahava kuri isa mujya hangaha. Ntabwo ujya impaka ngo afande se ngo no niba ari kujya imbere murarwana niba ari kugisubira inyuma murasubira inyuma. Ibyo rero tubiharira iminsi niki byose. Gusa icyo tuvuga ntabwo tukivugira kuri M23 kubijyanye no kubaha Amerika cyane. Tubivugira no kubakongomani bayifashe bakahereza igihugu Tshisekedi. Nese ari M23 yubaha Amerika na Kongo yayihaye ibirombe ubwo wanengande. Ibirombe cyamunara nk'inzoga ibishye batanze ibirombe warunga abantu batanze igihugu batanze inuze gutyo regisi irimo nous vivons dans le monde de bénéfice irimo competitiveness Kongo ro kwiranga ngo muze muyore muri projet corridor Robito corridor iziko n'abarusiya bakeneye amabuye ko n'abashinwa bazakenera yarimo yikururira kaga kandi umuntu w'umunyantege nkeya nk'inyeshyamba zirwana n'igihugu gifite amafaranga na kuriya hari agakoryo bakoze wabaveye biki ntacyo wabaveba bajye babareka koko uyu munsi dufitanye nyine akantu katameze nabi kubera kugenda kurasa minembwe ubu nta kibazo ntabwo wakumva ndimo kuvuga mu 23 ibintu bigize ariko minembwe batayikuramo baba mana yo mwijuru we none mba naratangiye no gukoronga kuko minembwe arimo agasuzuguro pe nge nanga agasuzuguro abizi nabonye kizaniro cyarimo kibye setetizeri mu rusengero kijya n'inka z'abanyamurenge kiriya kintu cyo cyanesheje umutwe umusirikare ku rugamba agiye akacaginga ibyo kurya wabyumva nko muri FARDC kije no gucuranga sente y'abantu mu rusengero kandi nagasuzuguro kabi sibyo ariko umva ariko M23 no mpamagaye uri Kentucky asigaye bahera ndamusuje ati none ubu ngubu no muri diaspora aturimo guhuza urimo guhura n'umuntu kumwe wagira gutyo akaba ngo viva M23 kubera minembwe yari maze guti barape yiri giva mu misozi igira gute ngo ruba yango bayemereye nabi niki ariko no mu minembwe no gufunga kirere cyabona ko kitakivogerwa yego M23 yisubije cyubahiro ntibayihinda byo zayo rero banya kuba mwe muzakira sibyo
ntimuzakira mwese mwishimire nyine kuba mwabonye n'intsinzi. Ese kubona Rumize Nyarugabo Minembwe ukabona uyu mugabo wa M23 Bertrand Bisimwa ukabona aba officier general baho urumva indi ntsinzi yabo yabihe kuko mu byukuri akoze ko bageze mu Minembwe babisimwa. Reka ngo amakuru uzi ko ibyishimo AFC M23 yagiye mu Minembwe itabigire kuri stade d'Unité Igoma. Uzi ko ibyishimo M23 yagiye mu Minembwe itabigire kuri stade d'Independance abayituritsaga ibisasu Ibukavu. Biriya byishimo M23 biheruka hera mu bice bya Kanyabayonga bakiriye M23 neza ukuzamuka Kayina Amatembe Kiruma Amatembe na Kitsumbiro ano ari Mbongo niho Lawrence Kanyuka na Ntuze uyu wapfuye nyakwigendera Colonel Wingoma bashyiriyeho morale bafite imbunda bari bazitereje ku kintu cy'ibumbano gihari. Urumva ndabyibuka ahari hano M23 yishimye se neho kubona ko abantu bishimye cyane nyine bagaserebura. Ni abantu bo mu nkambi y'impunzi ya Bwiza ariko social media itaratera imbere hafi na Gicanga muri Bwiza naho yakoreye dutendo. Ariko M23 yaraserebuye mu Minembwe kugeza ubwo Bertrand Bisimwa afata Minembwe nka icon ya liberation ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yose. Ijambo yavugiye atavugiye Igoma. Na Lawrence Kanyuka urebye ibyishimo yari afite urumva ntabwo yabigize Uvira ntiyabigize hose kuko nawe yatekerezaga ko yahagaze muri Uvira avuga ati turagiye sha dusubiye inyuma sha ako Minembwe bisubije icyubahiro. Cyewe rwose mwabantu mwe mu nkuke niko nteye nimukora amanyanga nzababwira nimukora ibyiza nzababwira uwo ntazavuga ibyiza ni Wilimanzi wavuze ngarampiga nta wundi muntu ugize gute urumva muri comment ubushize wavuze ngarampiga abantu bose barakubwira ati uyu mugabo wazamabariye ni kuri kw'Imana ndaza ko zigushakira ati koko kw'ibiganiro bye byose umuvugamo ntabwo ari byose byibuze uberetse mbivuge niba uri umukristo uti wazamabariye koko yego nibera nakubabaje atari ko kubwa Wilimanzi ntabwo n'umukristo none se uwumva ko yankopye ubukristo azabujyane ibyo se ari byiza bugende rwose let it go. Urampambira ku bukristo ugiye ku muntu wavuze ngarampiga ngo ngeze Igoma ngo yamemukira you mention is mentioning babyita tit for tat in diplomacy. Iyo ushaje mu rugambo munazana urundi kuntumaho jewe ufasha umwanya wawe ufite akazi n'ibintu ugomba gukora mu nshingano zawe ushyize mu nshingano zawe ugiye kukanumaho. Je ntabwo ndi sukari ndi umunyu ntabwo ugomba kuza kunyurira rero ahubwo azabimenye no azabimenye nyine ajya byumva nawe uzaba naraguhostinga guri muri Canada uri umuntu mpamakuru ntabwo se byaramutse bite wagize gute gukoza kunyurira je uza gushyizira izina ryanjye kunuze uriya mugabo abimenye nawe ariko ahubwo byabyiza w'amaderesi none reka nguhe n'amakuru none reka nguhe amakuru no azanakemura ikibazo none nzamwandikira washobora kuba tuva n'ibiganiro nzamwandikira uriya mugabo kandi ruzamugeraho byiza nyine nk'abantu bagomukemura ikibazo. Ese kuki nk'abahati amuyobora akaba akantumaho sibyo batera ntigeranya mvise uriya mu guverinoma nzaza kumusura nzaza kumureba geranya mvise umva ubutumwa butugiraho reka ko nakiri bwa bahati akantumaho kandi simuzi nkubona kuriya urumva wowe ugiye akoze Sandra ibintu byose ni ngombwa no kwikoma umuntu ukamutumaho kunyikoma it's okay ntabwo ndango nshimisha umuntu wese kuko ntabwo n'umutagate ba not perfect niba ntari perfect ko ntumaho kubera iki kuntumaho nanjye gutumaho that is it. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera harimo mu mujyi ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera ku 3,500,000 kuzamura abona ikibanza cyiza kandi witiyemo uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. Byakarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo kwa shaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. Zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya.
byo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.